ubundi ujya wumva bavuga ngo urubyiruko rw'aba Gen Z yenda nawe ukibeshya ko uri muri bo, ariko hano ngiye kugusobanurira uburyo wamenya abo muhuje urungano. Hari abo bita aba baby boomers, aba Gen X, aba Gen Y, aba Gen Z cyangwa aba Gen Z, aba Gen Alpha, aba Gen Beta, aba Gen Gamma n'aba Gen Delta. Ushobora kwibaza urungano rwawe ni uruhe? Niki gitandukanya abubu n'abakera? Urungano rwa X na Y cyangwa se X na Y, uba wumva hari nabo wumva bita aba Gen Z cyangwa Gen Z. Batandukanye na Gen Alpha, ni bande bitwa ba millennials. Ese bigeze wumva abitwaga abo mu rungano rutitotomba, abo bita aba silent generation, abo bita aba baby boomers? Urabazi sebo? Ahangaha nibyo tugiye kureba, dusangire ubumenyi n'injyana bya none. Ubumenyi n'injyana byose birajyana. Buriya ngo urungano rutitotomba bita aba silent generation n'urubyiruko rw'abagabo rutitotomba. Silent generation ni abana bari baravutse mu myaka y'1920 kugeza mu ntangiriro no hagati mu mwaka y'1940. Babanjijwe n'urubyiruko rwitwaga abahiriwe, abo bita generation grandiose, rwitwaga aba baby boomers, abo burumbuke. Urubyiruko rero twitotomba cyangwa se silent generation rwabayeho muri ya myaka nakubwiraga yakumiro mu bihe byitwaga iby'agahinda gakabije cyangwa se grande depression. Kandi barakubititse mu ntambara ya kabiri y'isi yose hamwe cyangwa se mu ntambara ya Korea, cyane cyane kubabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barakoraga cyane mu buzima bugoye, ariko bazwiho kuba bataritotombaga, bakoraga bacecetse. Bose cyangwa hafi ya bose muri urwo rubyiruko barapfuye kugeza ubu. Hakaza urubyiruko rw'uburumbuke rw'imbyaro. Abizi by'amateka muzi bijyanye na baby boom. Aba baby boomers generation ni urubyiruko rw'uburumbuke nanone bitwaga aba baby boomers cyangwa se aba baby boomer mu gifaransa. Ni abana bavutse mu bihe byiswe baby boom byakurikiye intambara ya kabiri y'isi yose. Mbibutse ko ijambo baby boom risobanura ukubyara cyane cyangwa se uburumbuke bw'imbyaro. Iki gihe abari batuye isi barabyaye cyane, ni nacyo gihe abazungu baherukaga kubyara abana benshi. Dukurikije inyigisho y'iby'urubyiruko n'ibisekuru hamwe n'umugabo bita Stosshaus, abiki gihe nabavutse hagati y'imyaka 1944 n'umwaka 1964. Muziki intambara y'isi yatangiye, iya mbere yabaye ubwo turareba iya kabiri. Iya mbere yatangiye 1914 irangira na 18, nditangira na 38 irangira 1945. Iyi rero noneho abo bavutse hagati y'1944 intambara y'isi igiye kurangira ya kabiri kugeza mu mwaka 1964. Kuva bavutse ako kanya nyuma y'intambara kugeza ku bavutse mu mwaka 1964. Ibi bihe iki gihe bose cyangwa hafi ya bose baracyariho, abakuze kurusha abandi bafite imyaka 80, abato bafite imyaka 60. Hakaza urungano rw'aba X, Generation X, aba Gen X nanone bitwa aba baby burst generation cyangwa se abaciye imbyaro. Gen X cyangwa se aba baby burst niryo jambo ribasobanura. Ni abarumbije cyangwa abaciye imbyaro. Ni abantu bavutse hagati y'umwaka 1965 n'umwaka 1979. Kubita Gen X byatewe n'impamvu nyinshi, harimo ako gasaraba nyine ka X kasobanuraga mbere ko ukurumbuka no gucika kw'imbyaro. Harimo nanone impamvu zishingiye ku mbonezamubano no mu bucuruzi mu by'amasoko. Nanone wibuke ko muri alphabet ya X ari inyuguti inakoreshwa mu mibare itazwi. Urubyiruko rwiswe X bitewe nuko barurebaga bakaruyoberwa. Rwaje ruje rutandukanye n'abandi bose babayeho, rwadukanye imyitwarire idasanzwe itazwi, mbese yo gushakisha nk'uko bashakishaga umubare wa X utazwi mu mibare. Aba bose rero baracyariho, bafite imyaka kuva kuri 45 kugera ku myaka 60.
hakaza urungano rwa Y cyangwa generation Y cyangwa se Y cyangwa Y ku bakoresha igifaransa, nanone rwitwa aba millennials cyangwa se abanyagihumbi. Aba rero bitwa generation Y cyangwa se aba millennials, bisobanura ngo n'ibinyagihumbi ni abana bavutse kuva mu mwaka w'1980 kugeza mu mwaka w'1994. Kubita aba Gen Y nuko bakurikiranye n'aba Gen X twavuze. Aba bose rero bari aho bakomeye, umuto muri bo afite imyaka 30 naho umukuru muri bo afite imyaka 44. Ubu ngubu tuvugana nyine muri 2024. Abiki gihe bose bazi za telefone z'umugozi, izo mu nzu, izo mu tuzu batelefoneraho ku muhanda, zimwe twitaga pibrifone. Bazi kandi telefone zigendanwa za mbere, hamwe twandikiranaga ubutumwa bugufi bwitwa SMS. Abenshi bo mu rungano rwacu tere nabo ngabo bose. Hakaza rero na rwa rubyiruko rw'ubu, reka ndwite urw'ubu, n'urungano rw'aba Z cyangwa Generation Z, nanone rwitwa aba Zoomers cyangwa se aba Zapper mu gifaransa, bivuga abana bavuye kuri za ekra ku ma screen. Aba Z rero ni Generation Z cyangwa Gen Z cyangwa aba Zoomers, n'urubyiruko rw'abana bavutse kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka wa 2015. Bitwa abana bavukiye kuri za ekra cyangwa se ku matara, kuko bose baje mu myaka itumanaho rya internet ryari ryarahinduye isi yose umudugudu umwe. Kubita izina aba Zoomers mu cyongereza, aba Zapper mu gifaransa, byatewe nuko bavukanye cyangwa se bavutse mu bihe bya za telefone z'ubwenge zitwita smartphones hamwe n'imbuga nkoranyambaga. Aba Zoomers, aba Zapper bivuga umuntu hoza amaso kuri ekra cyangwa se screen yaba ya televiziyo, agabona telekomande mu ntoki cyangwa se agatoki katava muri telefone. Hari umuhanga witwa Olivier Hude, akaba n'umuyobozi wa laboratoire y'isomo ry'iyigamitekerereze n'imikurire y'uburezi bw'umwana mu gihugu cy'Ubufaransa mu kigo CNRS la Sorbonne. Aherutse kubivuga neza, avuga ko urubyiruko rw'aba Gen Z ari abana bavukiye imbere ya za screen, ariko mu bukene, mu buzima bugoye, buhinduka bakavukire ba internet gutyo, maze bihindura ubwonko bwabo nka gari ya moshi yihuta cyane, aya byo bita TGV cerebral, télé à grande vitesse cérébrale, aho bumva ko ibintu byose ari ukunyereza agatoki kuri ekra screen bikihutira mu bwonko. Baba bashaka ko ibintu byose byo mu buzima busanzwe bigenda nk'uko agatoki ko ku kirahure cya ekra kihuta, bashaka ko ibintu byose byinyereza mu bwonko. Rero bakoresha kenshi cyangwa se gusa agace k'ubwonko kitwa le cortex préfrontal, bakora n'ibyumvo by'amarangamutima by'ako kanya, maze bagafata imyanzuro yihuta nk'umurabyo. Iri koranabuhanga rya internet, imbuga nkoranyambaga dukunda kuganiraho, byadutse mu myaka ya za 2000, byangije bidasubirwaho urubyiruko rw'aba Gen Z ku isi hose. Aba nibo birirwa kandi barara ku mbuga nkoranyambaga cyane kurusha abandi. Umukuru muri bo afite imyaka 30. Ubwo nyine tubariye kuri uyu mwaka turimo 2024. Abandi baracyari mu myaka za 20 no mu 10 kuzamura. Abatari bake muri bo rero barabyaye, abandi bitwara nk'abantu bakuru by'imburagihe mu myifatire mbonezamubano. Aba nibo ba nyiri imbuga nkoranyambaga, nibo baba influencer, bahora na ekra, gatoki kuri screen aho bagiye hose, ndetse n'utu ekuteri mu matwi tutavamo. Hakaza rero urungano rw'aba A cyangwa Gen A, bivuga alpha, ab'intangiriro. Aba Gen Alpha ni abana bavutse kuva muri 2015 kugeza ku bari kuvuka muri 2024 muri alphabet y'inyuguti ibanza ya A. Wakwibaza kuki aba biswa aba A kandi imbere yabo hari abandi babayeho bari benshi? Ngo kubita aba A cyangwa se alpha bivuga ko ari ab'intangiriro, kuko bose bavutse mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21. Bibuke ko aba Gen Z bo
babanjije abo ururungano bamwe bo bavutse mu kijana cya 20 no kuvuga bavutse mu mwaka w'1994 kuzamura kugeza 1999. Ikindi gice cyabo rero kivuka mu kijana cya 21 ubwo nabavutse muri 2000 kugeza muri 2015. aba Gen A cyangwa se Alpha bo barihariye kuko bose bavutse mu kijana cya 21 bose kandi n'abana babyawe n'aba Gen Y nanone bitwa aba millionaires. Kuva muri 2015 havuka impinja miliyoni 2.5 buri cyumweru ku isi yose. Biteganije ko aba Gen Alpha bonyine baba miliyari 2 mu mwaka utaha wa 2025. Abanyuma bo muri uru rubyiruko rwihariye bari kuvuka kandi bazarangirana n'umwaka 2024. Hakaza urungano rw'aba Gen Beta, Gamma na Delta rwo ntiruravuka ariko rurategerejwe. Ni impinja zizavuka kuva mu mwaka 2025 kugeza mu mwaka wa 2039. Urungano cyangwa se urubyiruko rw'aba Beta cyangwa aba Gen B abazabakurikira bazitwa aba Gamma cyangwa se aba Gen G. Aba bazaba ari abana babyawe n'aba Gen Alpha. Nyuma yaho hazavuka aba Delta cyangwa se aba Gen D. Abariko bazavuka nibura ikinyejana cya 21 kigeze hejuru ya 1/2 cyacyo. Kanongere nkwibutsa uko bakurikirana. Gen Z bavuka 1994 kuzamura kugeza 2015. Millennials 1980 kugeza 1994. Gen X 1936 kugeza 1979. Aba bita aba baby boomer ni 1944 usanzwe ubarizwa mu ruhe rungano. Niba wakurikiye neza ibyo twagiye turi aba Gen cyangwa generations esheshatu twavuze, uri hehe? Ndakwakira kuri telefone, uracyari kumwe na Guta. Umenye n'injyana byose birajyana. Iyi ni Isango Star ukomeje gukurikira. Nizera ko aho muri mwese mukomeje kugenda mugira ibe byiza cyane mwese. Ubwo batabikurikiye neza ndazi kubibashyirira kuri YouTube channel ya Gutaman Guta Rwanda. Allo. Ariko tugenda tuninjira muri nostalgie. Telefone irafunguye ariko tuninjira muri nostalgie aho tugenda twumva classic rock. Aho muri nizera ko mukomeje kugenda mugira ibe byiza cyane. Umenye n'injyana byose birajyana. Ni buri ku cyumweru kuva ku isaha 3 kugera ku isaha 5 hamwe na Guta. Nizera ko muri mukomeza kugenda muryoherwa n'ikiganiro. Gahunda y'Isango zikomeza kugenda zibanogera. Allo.